numvise isereri mfashe, iyo sereri ikimara kumfata nahise nsinzirira mu ntebe, ndikumva ibyakozwe simbizi. Nakangutse inshuti yanjye mbwira ngo dutahe, naratashye. Ukwezi kwa mbere mbura imihango, mama nta kintu namuhishaga, nahise ntaha ndamubwira ati mama none ko nabuze imihango imeze gute? Aravuga ati waba warakoze amabara. Ndavuga ati cyo kuba umuhungu nibuka, nakangutse mbona impamvu. Banyarwandakazi, ndabashimiye wewe wakanze subscribe kuri Gilbert TV. Ndagushimira cyane wowe ubinyereka ko turi kumwe mu buzima busanzwe. Gusa ndashimira umuntu wese wagize uruhare kuba naba ubundi uyu nguyu, kandi nawe utarakanda subscribe najya ngo ngushishikarize kuba wayikanda. Ngiye mugiye kubana kuri kamera ni Dufitimana Gilbert, kandi nongera gusuza Hasani ubinyereka uri muri Sudani, Denise uri muri Uganda. Muri comment ndabibona murabinyereka. Nshuti zanjye, uyu munsi tugiye kuganira imbere ya kamera. Dufite umutumirwa n'umubyeyi wiyubashye. Ni karibu kuri kamera za Gilbert TV. Murakoze. Nitwa Donata. Urongerejwemo gakeya. Murakoze, nitwa Kimana Donata, ndi umubyeyi w'umwana. Nkaba ngiye kubabwira ubuzima bwanjye n'ubwo mbayemo muri ino minsi. Ihangane. Sinigeze menya papa. Nakuze mbana na mama wenyine, ariko mu kubana nawe yatwerekaga urukundo, nta kintu yaduhishaga. Mfite imyaka 12 ubwo mama yagiye atwara barumuna banjye, ambwira ko ari bugaruke bagiye gutembera. Ntibagaruka. Muhamagaye arambwira ati we nabonye kugutunga, ntunganye n'undi mugabo bitakunda, ugume wenyine tuzaba tugaruka. Nakomeje kwihangana, nkomeza aho mbaho gutyo, nabona akaraka nkagakora, mbese ubuzima burangora. Mama amara umwaka wose ataragaruka kundeba. Negera mama wacu ndamubwira ati se waretse nkaza kwibera hano? Ngiye kuhaba, habaga umuhungu wahiraga, ashaka kumfata ku ngufu. Umunsi umwe mama wacu yagiye, mfata umwanzuro wo gusubira mu nzu nabagamo. Mama yarakodeshaga, nsubiramo kuko ibintu byari bikirimo. Nanga kuvuga ati reka no kumuteza mama wacu kugira ngo ndamwirukana. Ndamureka. Mama rero yaje kugaruka azana n'uwo mugabo. Ihangane. Asanga ubuzima bwanjye nubwo bwari bugoranye, ariko Imana yaramfashaga. Narakomeje ndakora. Wakoraga iki muri icyo gihe? Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 12. Nabona akazi ko kuvoma, nkihangana nkatwara ibuni nkayijyana nkavoma. Nabona akazi ko kwahirira abaturage, wangaburira nkakorera imirimo, nkataha nkajya kuryama. Wari uzi ko mbayeho gutyo n'umuryango wanjye, nta wari uzi ko meze gutyo usibye mama wari warantaye ngana gutyo. Ubwo yagarutse numvaga ntazamubabarira, ariko agarutse ndavuga ati sinakanga umubyeyi, reka twongere tubane ndebe ko azamfata nk'umwana nk'abandi. Twabana akazavuga ngo ubundi wowe uri umugore, kandi nta mwana nari nakagira.
none se ikibazo kiri aho ngaho musingira ni iki cyatumaga mama wawe akubwira ngo uri umugore? ni uko uwo mugabo yazanye namwiyamaga nkavuga ati niba tugiye kuryama ugataha wasinze wikinjira mu cyumba cyacu kuko urareba turi abakobwa gusa tugiye kuryamamo, kandi uza wasinze aho kugira ngo ujye mu cyumba ugashaka kwinjira mu cyumba turaramo. Mama akazaza avuga ngo n'ubundi uzantwarira umugabo ngo nakumvishe ibyo uri kumukekera. Nkavuga ati si ukumukekera, nkavuga ati bazana barumuna banjye ni ukuza twituraho yitwaje ngo yasinze. Ibyo byatumaga avuga ngo ndi umugore n'ubundi nimve mu nzu twabana, n'ubundi akavuga ati n'ubundi waribanaga uzasubire mu buzima wibanagamo. none se uwo mugabo akimara kuba yakomeza kugenda abituraho bigenda gutya, we ntabwo muri sitarago zawe ntabwo yinjiragamo cyane? Oya, yakundaga kubikora ari uko yasinze. iyo yabaga ari muzima ntabwo yigeraga yinjira muri icyo cyumba, cyangwa se mama yahiriwe. iyo mama yabaga yaryamye nkajya gukingura kuko yahitaga yinjira muri icyo cyumba. Ntwite ubwo nabonye ubuzima bukomeje kwanga, njya kubana na musaza wanjye, mvuyeyo nza ntwite. ubwo wabanaga n'iwanyu bikomeje kwanga, umugabo akomeje kukunjagaraza, ndabahunga ngenda nkisangira musaza wanjye. ubwo ari muwe mwaka? ntabwo mwibuka neza. nkisangira musaza wanjye turabana, ariko n'ubundi twabanaga numva nshaka kubana na mama kuko mama naramukundaga, ariko we yari yarahindutse. na mukuru wanjye nkabimubwira akavuga ati nanjye mfite umugabo, ariko mama ntabwo akitwumva. ati niyo byakanga ntabwo nasubira mu rugo, ahubwo nagiye gufata ubwanjye buzima. nkavuga ati ibyo gusa ntuzarikore, uzakomeze urwaze urebe ko umugabo mwabana. kugira ngo ntware inda ni inshuti yanjye, mbese yantanze, ni nkaho yantanzemo hasi ntabizi. byagenze gute rero? we niyo nshuti yawe? ngiye niyo nshuti rero. we niyo nshuti byagenze gute? ngewe niyo nshuti twaragiye, yaravuze ati ariko dutembere. ndavuga ati se dutemberere? hariya hirya gatoya niho turi butemberere. turagenda nta kibazo mfite, numva ko ari inshuti yanjye nyine tugiye gutembera bisanzwe. mbona yinjiye ahantu hari umukobwa aramusuhuza, ndavuga ati nimba ari kumusuhuza nta kibazo. arangije aramubwira ati ese umeze gute? twinjira mu nzu, ndicara mu ntebe nk'aho ndi umushyitsi nyine uri aho. ngiye kubona mbona abahungu benshi baraje, sinari nzi ngo uyu ninde, ngo uyu ni izina ryande. ndavuga ati bimeze gute ko ntinya kwinjira mu nzu irimo abahungu bangana gutya? byaba bimeze gute ko mbona wagira ngo ni mu gatsiko uri kungurisha? arangije aravuga ngo erega nishyuwe nushaka ukora icyo ushaka. ngo nishyuwe nushaka ukora icyo ushaka. naracecetse ndahagarara, bampaye akaji, kumba ako kaji bari bakangije kari karimo ibisinzizo. sinigeraga nk'inzoga, numvishe isereri mfashe. iyo sereri ikimara kumfata
nahise nsinzirira mu ntebe ndi kumva ibyakozwe simbizi, nakangutse inshuti yanjye mbwira ngo dutahe. Naratashye, ukwezi kwa mbere mbura imihango, mama nta kintu namuhishaga, nahise ntaha ndamubwira ati mama none ko nabuze imihango imeze gute? Aravuga ati waba warakoze amabara? Ndavuga ati cyokora umuhungu nibuka nakangutse mbona impande niwe waba warakoze amabara. Nkimenya ko ntwite natekereje kwiyahura. Mama mbere umubyeyi arambwira ati rwose wikiyahura, ariko nta kuntu uyu mugabo twabana utwite. Nibanye ntwite, mama akazaza avuga ati nakakuzanye ariko mfite umugabo, ntabwo yakemera ko tubana nubwo uri umwana wanjye, nubwo utwite ntabwo yabyemera. Naragiye kwibana, inda ibura amezi 2 ngo ivuke, nibwo mama yambwiye ngo ngaho ngwino mu rugo uzabyara uri mu rugo. Ubwo nabyaye rero ubuzima burakomeza, nkomeza nkora hirya no hino, nabona akaraka nkagakora. Ubu mfite umwana wenda kuzuza umwaka. Murakoze. None se ikibazo ngize aho ngaho, ukimara kugera mu rugo byakomeje kumera nk'uko byari bimeze mbere cyangwa byarahindutse? Ntwite utwite uri kumva, mama nyine narabimubwiye uko byagenze, arambwira ati ariko hari ikintu nari kumva neza, sibyo? Ukimara kujya kuba kwa musaza wawe, yego, niho wahise utwarira inda? Oya, navuyeyo ngaruka mu rugo, iyo nshuti yansanze nyine mu rugo, ije kumbwira ati tujye gutembera ku muhanda. Ikibazo cy'amatsiko se, iyo nshuti yawe yagusanze iwanyu cyangwa yagusanze kwa musaza wawe? Yansanze mu rugo kuko nari maze iminsi 2 mvuye kwa musaza wanjye. Yansanze nagiye gusura mama nyine nk'uko namusuraga. Uri kumva nk'umubyeyi ntiyakubona ngo akwihakane. Nagiyeyo mukorera uturimo ndarara, mu gitondo iyo nshuti niho yansanze, arambwira ati dutembere. Ndavuga ati nta kibazo. Nibwo rero none se ako gatego wari ugasanzwemo cyangwa ni ibintu byaje uwo munsi? Bari babipanze kuko njye sinanywaga inzoga. None se babipanze gute kandi utarahabaga? Bari barabipanze, iyo nshuti yanjye yari yarabipanze n'umugabo wa mukuru wanjye, kuko nkimara guterwa inda ubwo bavuze ko uwayinteye, umugabo wa mukuru wanjye yahise avuga ko azi uwayinteye. Ndavuga ati waba umuzi gute kandi ntabwo utari umuzi neza kandi tutari turi kumwe? Ufata ko mbizi ngo nora mukobwa byo mwakoze byose ndabizi. Ubwo rero niho nagiye mu rugo, mama nyine arabyakira, ariko umugabo akazaza ahora avuga ngo ntabwo natunga abagore 2. uwo mugabo wa mama wawe sinatunga abagore 2 basinda bakaza bakanuka. Njya kwikodeshereza numva ubuzima bunaniye, numva nakiyahura, numva ntatanatwita ngo mbyare. ihangane. Naragiye ndibana nkuza nkora akazi ntwite, n'umusaza wanjye ntiyarazi ko ntwite. None se uwaguteye inda we byagenze gute? Ese nuko bari bakoze ikikundi bose mwararyamanye cyangwa waryamanye n'ubu? Ntago wabimbaza kuko njyewe bakimara kumpa gatwista niko nabasabye. Bakimara kumpa twista vuga ngo niyo nshaka, mbese numvise rero imfashe, numva ndi kumva ndushye, ndamubwira ati
twatashye nkajya kuryama ko numva umutwe undiye, gitonde turaba dutaha. Cyokora icyo nibuka cyo ni uko uwo mukobwa ari we wamfashe ukuboko tukagenda. Noneho se akimara kuba yagufata byaje kugenda gute? Uwo ese umaze gukanguka wumvishije umeze ute? Numvishe naniwe cyane, numva hari ikintu cyahindutse mu mubiri wanjye. Ndabyuka ndavuga ati ko ndyamye ku buriri kandi nicaye ku ntebe bimeze gute? Cyokora nicuye imbere yanjye masanga uwo muhungu umwe, mpita mvuga ati wakoze ibiki? Aranseka aranyihorera, ndagenda mbaza inshuti yanjye, niko nyine kugenda nakisobanura imbere ya mama mvuga ko ntamuzi, mvuga ko abo bantu natanabazi. Nibwo yahise agenda abaza umugabo mukuru wanjye, ahita amubwira uwo ari we. Aratuza. Ndagenda ndibana nkomeza ubuzima, ngiye ku hafi kubyara nibwo nyine mama yambwiye ati ngwino mu rugo. Ariko ndangije kubyara n'ubundi ntiyahindutse umugabo. Mama nta kibazo cye, ahubwo umugabo niwe umukompirikamo, mama agahita abyumva vuba. Yavuze ko kugira umutandukanye n'umugabo abana bagenda bose bakamushira. Mama yaravuze ngo kugira ngo atandukane n'umugabo abana bagenda bakamushira. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye. None se ubu ngubu bwo bimeze gute? Ubana n'umugabo? Ibintu bikomeye, birakomeye cyane pe. Ariko ubuzima bumezeho ubu ngubu ntabwo ari nk'ubwa mbere. Hari impinduka? Hari impinduka. Ese mama muracyavugana? Mama ntabwo namwanga, naho yanyanga nzajya nkomeza muvugisha, mwereka urukundo ko ari umubyeyi wanjye, nta nubwo nanamuhisha mu bantu. Ni umubyeyi. Wakoze kubana natwe kandi ukomeze kwihangana uko bwije n'uko bukeye. Njye mwari muri kubana ni Dufitimana Gilbert, imbere twe dufite kuri kamera ni Akimana Donata. Gusa undi munsi tuzagutumira nabwo uzagaruke, twagukunze. Murakoze.